amahirwe amwe ashoboka amagi nabyukanye mu gitondo size arashize kubashize ibirayi birabonetse by'abana none wa mugore wirirwaga ariko ndaza mu ndarura ntabwo ari bwongere ibirayi by'abana birabonetse ariko ayari hano ni kuri yewana amagi ndayakora he koko singare nazogera ni ogera ni byohererezanya gihe na nyari yisikiwe ogera nagwaye yangwa he bitaga mu rugo tambwira ko butike yanjye bayibye ibi simbe nyarambitse aha ubwo sinyisizihera no ko sindabwira umugore ngo yagiye ayigawa aravuga ngo nagiye muri babagore banje dore ko ari byo ndezaga ntabwo ndi bugere mu rugo wapi ntabwo ndi bugereyo pe yonyice Simana ndayibonye ubwo rero umushinga wanjye ngiye guhita ntangira kuhagura kabisa aho Imana ifashe karakagaba ndikambone abantu bakize bakibagirwa ni ahantu bakuye bane iyi bori irarenze kabisa niyo ne yambere mbonye muri uwo murenge wa Nyamurenge sawa boss ubwo ushatse kumbwira ngo ujyanye amatungo mu soko dureba siko ndi umworozi kabisa ndayajyanye bene ngamwe n'ibimana ishaka rero muri iki gihe ariko mfite nagakoko utagira ngo nizi ndamagusa nigihe urajyamo yari muri bije yo kuyigura iyo none oyigura arebe gafite n'amabuno ati ni inchenzi itera amaga ngahe abiri ku munsi abiri ku munsi aya mwa karingi noma nangahe ngenda shyushye 15 igihe itanu cyonyine ndariguha uri kugura amayinite ari oya sina reba akagahanga uburyo gatene singi yambaza wapi kandi niyo nashyira mu rugo ni uburyo bwo kugira igikinisha inuma zo mu rugo ufite ibyihebe se ku buryo wayijya ngo ukayimara ngaka nako kukira mu rugo gucyo gusa maze niga ijyaye akanwa kawe ndikarimira ushatse kuvuga ngo ukwiteye ndaribwo ariko amagi gayo gateye je mbwira ndaguheza 200 noneho nurije ibiciro yewe nta mugore mfite mu bitaro niba ubyanze kunyishyura 15 nsubirize mu ntuza yanjye nigendere aha allo yandama nayizanye boss ariko mfite n'ingoko ifite amabuno nataye umva ifite n'umusotso kabisa no boss reka nze ndaje nuko mvuye n'umuntu ushaka kugura agakoko kanje nari mfite tubiri ubwo nyine ndaje bari kundinza sawa ndaje boss bereza ibyanjye shambereza genda nikigenda ndaguramo ifu y'igikoma ariko kamuhomoye sha cyemwe urasaba umuntu cyose mu karitsiye nk'umucuruzi w'inkoko koko ndebe nimba namutuburira n'inkoko kugeza gitera amagi ije mu kimbo cyo kugira ngo ngende ajya kurangura kwa kazunga amagi ahubwo njewe kinyacuruza ayo nitereshereje niko bimeze rwose bite boss sawa boss kundi ko nasufite intama kandi nge nari nkeneye n'inkoko ingoko irimo kabisa ndayifite mwaka gashandiyo kanje kuko ntabwo nagenda n'ingoko irebetse boyinyiba ufite inkoko cyane gose iresake n'inkokokazi n'inkokokazi kabisa irimo yadanje iteraga amagatatu ku munsi bye amagatatu ku munsi ubwo se buriya ni ibinini by'ibiri kunyera abarwayi ba sida mara erega wibuke yuko hari n'abagwayi bagwaye ingwara zigomba gukizwa n'amagi kandi ingoko yanjye igomba kubibafashamo none tuve mu biganiro zijya mu bikorwa ushaka amangahe nshaka 5 okay
niba mushakamo bitanu rero shaba mugabo reka ngo karaga icyatanu ubundi ngene nawe nibera umworozi kandi nzangurangurira buri gihe ko ngene gucuruza nanjye dore business yanjye ngiyi niyo no boutique ngomba kujya ngenda nako nini zanzamura mu miliyari man akiramo amafaranga reka manze nanareba reba ntaribi dore iyi minsi inaha ndabazi nibisambo gusa nawe ushobora gutubura wereba ntabwo ndubura reka nze ikora mu gitangaza cy'iki gitambara ngo iki izi nizo nako kwa ari kuzana izi nizo nako kuri mucuruza no mugabo uri igisambo ntabwo nci kuri igisambo urazi ibumbashije iyi ndama yanjye mbiga uriya mugingo nduburiye ndamugwa nabi ebana ngiye mwene muze izo ndazijyanye tugeze ntabwo natubuye bakesha ubundi ndabapfubirirwa n'abapfumu twigandira umuginga ndamubuza ariko nimubona zanaye nyishyura tu byanga byakunda ntabwo ngomba guhomba ibihumbi 5 byanjye byose umva ari ibi bintu bibaho ndamana ingoko ndazibuze ubwo se buriya noneho nabigenza gute mana singiye kwifashisha iki umuntu nyibiye byose icyo nzigaranye nukurira Mbuze kuko mana mbuze siniyahure akoze imodoka yo zikangonga koko